narakubwiye wowe narakubwiye hama hamwe iyo utayoboye barakuyobora. Nta kuntu umugore wamufata nk'amata y'abashyitsi, nta kuntu umugore wamufata nk'igi, nta kuntu umugore wamufata nk'ivaze ngabure kukuyobora. Buriya wari uzi ko njye umugore wanjye noneho kugira wemere kuba ubona nyubaha kuriya, uzi ko natangiye kumukubitira mu bukwe tugiteritana, naramudundaga nkamukoma, kandi noneho ntabwo yigeze anyanga, naho ngo umukubise ngo yakwanga. Reka bakuyobore nyine hama tuza nyine wakira urwaje ubwishigishira barasoma none. Mani ntabwo umugore wajya wemera ko agukorera ibintu byose ngo kugira ngo ngatakwanga ngo mudatandukana. Uzi ko ejo bundi igihe tuza kureba match iwawe hari ibintu yakoze, ndavuga abantu urembwa kabisa. Ubwo biriya bintu wari uri kumukorera twese twicaye iwawe muri salo, wumvaga biriya bintu ari iby'abagabo kabisa vraiment. Ukamuterura ukamuhanagura ibirenge, uzi ko ari wowe wari uri kujya kwarura ngo n'ubwuzuzanye. Shamana uranze tuvuyemo nyine, nta kundi nyine tureka twakira urwaje nyine uvuye mu bagabo. Cyo nakubwira cyo kugira ngo wongere ube umugabi wawe mu rugo bro, uyu munsi utahana inkoni. Reka ndajya kukwereka, hari ahantu uruguririye abacuruzi inka haba hari inkoni iminzenze ya danje, uyimanike. Wari uzi ko kugira ngo umugore akubahe nuko umukubita nta n'amakosa yakoze? Nose uzategereza ngo abanze akora ikosa ari kuri igicucu? Noneho kugira wemere umugore wanjye ashobora gukora ikosa simukubite, ahubwo noneho ngiye nkanamudunda, ndi kumwiyenzaho igihe atakoze amakosa kugira ngo anime. Noneho uzi ngo igihe mubyukira iwanjye mugasanga iminwa yabyimbye, akababwira ngo ni bizu nyinshi namuhaye, uzi ngo ni bizu nta nubwo ngiye namusomye. Hariya ni ingumi naraye ndi kumukomagura nyine, yari ari kumbaza ngo impamvu natinze gutaha, mpita mukomagura.